ari hejuru rwose ari kubikora neza. Ni niwe uri hejuru. Yego sha. Niwe uri kuvunika. Yo, komba nihuriye n'umukobwa. Sabe ntabwo navyumvaga, yewe ni ry'amakosa yavuyeho. Mujya gushwa? Yego. Ato wamucinyo. Ibi mbivuga buri munsi nshize amanga ariko abantu batari bake bakanseka. Ubundi u Rwanda ni igihugu nk'ibindi ariko Kigali ni umujyi munini uberamo byinshi bitangaje ndetse bimwe na bimwe abantu benshi batazi. Aragira uti twahuye bitangaje kandi rwose kuba naramukunze byari byiza pe. Ariko rwose inguma n'uburibwe byasigaye mu mutima birenze ibyishimo ndetse n'umunezero twagize nge nawe dukundana. Ati rwose nk'uko twese tubizi urukundo nyarwo rurangwa no kwihangana ndetse inshuro nyinshi rukababarira. Ati rwose kuba naramukoreye amakosa ibyo ntago bisobanuye ko nabi igicibwa mu buzima bwe burundu nkaho wenda ndi umuntu tutigeze tunamenyana na gato. Ati ni gute uwo twasangiye byose kugeza no ku mabanga y'abashakanye tutarabana, ese ni gute ashobora gukora ubukwe akabimisha, ese mbaye natashye ubukwe ubundi sinanatwerera. Rero mana yanjye reka mubwire uramuniga aratanga. Usanzwe ari boyfriend wanjye ari kumwe n'undi mukobwa babiri nyine bari muri icyo gikorwa. Abanyarwanda bicira umugani mu kinyarwanda bagira bati ari igihe umanika agatebe wiciriye bugufi ndetse unicaye ariko wajya kukamanura wamanika n'urwego rukanga kugerayo. Aha ni kuri Bless TV Empire. Ndagushimiye rwose ko wemeye kubana natwe muri iki kiganiro cyacu kirambuye. Mwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ndabashimiye kandi namwe bashyashya rwose mwumvemo ikaze. Amahoro rematanga mwese abe mu mitima yanyu. Ngiye wumva kandi tugiye kubana muri iki kiganiro. Amazina n'ingabo y'isonga ku isonga. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ukande subscribe, niba utarigeze uyikandaho ujye no muri comment utange igitekerezo cyawe nta kibazo. Nawe ntabwo yahise mbona kuko narinjiye like umutwaro uri hariya ninjira nk'ahantu, we ntabwo yahise mbona nyine ahita abura imbaraga zisakuza, abura imbaraga zimwikura hejuru, nyine ahita amera nk'umuntu nawe ugiye ufashwe nka paralisi. Ubundi Jessica Nyambo ni muntu ki abantu benshi bakomeza gutekereza ndetse inshuro nyinshi bakamutindaho. Inshuti n'abavandimwe bakomeza kwibaza bati ubundi ni muntu ki ukora ubukwe bugataha abantu mbarwa. Inshuti ndetse n'abavandimwe bo ntibamenye aho byabereye. Umwe mu bakobwa wakuze wumva ko agomba kuzaba umusirikare maze akarwanira igihugu cyamubyaye, umwe mu bakobwa waciye mu buzima bugoye kandi butoroshye. Nyuma yo gukora mu maresitora atandukanye hamwe yakoraga 1000 ku munsi maze ukwezi kwagera agasanga nta n'igiceri cy'ijana asigaranye. Nyuma yaho yaje kwisanga ari umwe mu bakinnyi ba sinema babigize umwuga ndetse ukomeye muri uruganda rwa sinema nyarwanda. Aha niho yaje guhurira n'umusore kabuhariwe mu kubyina ndetse no kuririmba indirimbo z'isi maze barakundanye urukundo rwabo rurahava. Nubwo inkuru y'urukundo rwabo ko yatangiye neza atari ko yarangiye neza, aba bombi batanze ibyishimo ndetse n'umunezero mu mitima y'abantu batari bake. Bakundaraga rwa rukundo rwa Jacques na Rosa maze ubundi bakirirwa muri twa dukino twa Romeo na Juliette. Gusa bitewe n'ibyo twabonye nyuma yaho byari agahararo k'iyo minsi, ngo buriya sherishirana n'agahararo kandi urukundo rutazakura ngo buriya rukura rusubira inyuma nk'isabune. Kandi rwose buriya ukurusha ubwenge iyo mugendana mu rugenda kurusha intambwe, kandi buriya umwambo ujya ushuka umuheto bitari bujyane. Aha niho benshi babariza ibibazo muri comment batari bubonerwa ibisubizo bagira bati ese ni iyihe mpamvu Titi Brown yatereye ivi Nyambo kandi bakundana yarangiza agafata impeta yaramutereyeho ivi akayimutera mu gatuza ubundi akikomereza, akanga impeta y'umukunzi we kandi bakundana, kubw'iyo mpamvu ako kanya akifuza ko batandukana. None ku munsi wa none yaje kuba yakibonera umufasha umukunda kandi umukwiriye ndetse ako kanya rwose ahita anamwambika impeta. None wari umukunzi w'agahararo Titi Brown ari mu marira menshi ndetse n'agahinda katagira ingano. None abantu benshi baragira bati ihangane nyine nta kundi, usibye yenda ko bishobora no kuba karande ukajya utereta nyine abantu bakaza bahita bashyira mu mago. Aha ni kuri Bless TV Empire. Ndabashimiye mwese mwemeye ko tugerana ku musozo w'iki kiganiro. Munyemerere ikiganiro cy'uyu munsi tugisubikire hano. Nge wumva kandi twabanye mu kiganiro cyose banyita ngabo y'isonga ku isonga. Niba uri mushyashya hano byaba byiza ukanze subscribe kugira ngo tujye tubana muri video zacu za buri munsi. Share, like ndetse ukajya no muri comment ugatanga igitekerezo cyawe. Ni ngabo y'isonga ku isonga, ubakunda cyane nk'uko mu nkunda. Amahoro rematanga akomeze kuba mu mitima yanyu, mbakunda cyane nk'uko mu nkunda.